gusenga ntibabivuga barabikora. Dufite abarimu beza bigisha gusenga, ariko kimwe mu bintu bituma ntakunda umupira cyane, nanga iyo abafana bariho baracira imanza abakinyi kandi nubwo avuga amagambo menshi wamumanura mu kibuga ibyo avuga sinzi niba yari. Kimwe mu bintu bituma abantu abisi badakunda barokore, tuzi kuvuga ibidasanzwe, tuzi kuvuga ibyo tudakora. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Gusenga dukwiye kuba abanyamasengesho tugasenga. Gusenga ntibabivuga, gusenga. Hari abanyamatorero bazi kuvuga amagambo meza cyane mu gusenga, bakatubwira amahame meza mu gusenga, ariko uburyo bwiza bwo gusenga ni ugusenga. Uburyo bwiza bwo gusenga ni ugusenga. Ntabwo tugiye kuvuga abafana bacira imanza abakinnyi kandi uwatuma byatugora. Hanyuma gusenga ni itegeko. Uriza amategeko, ariko iyo umuntu akoze itegeko ashyiraho n'igihano kizahanamisha itegeko. Ahantu hose muzasoma muri Bibiliya bavuga gusenga bakoresheje imperative. Musenge mutajya mu moshya, musenge ubudasiba, musenge bakoresheje itegeko. Gusenga ni ukubaha itegeko ry'Imana. Ahantu hose Bibiliya iravuga gusenga uzasanga ari itegeko bakoresha. Hanyuma niba ari itegeko turabikora. Dusengera mu rusengero ariko tudasengesha umwuka iteka kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Nubwo 40 izasoza, buri mutima ukwiye guhinduka igicaniro, buri mutima wose ukwiye guhinduka inzu. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda nzaza ngewe na data n'umwuka wera tube mu rugo. Dukwiye kujya dukora iteraniro na data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Gusenga ni itegeko. Dukwiye kubaho ubuzima busenga. Hanyuma mu bintu byose Satani yanga ku isi, yanga gusenga. Guterana Satani ntabigwanya cyane, no kuririmba ashobora kuba atabigwanya cyane, yewe no kubwiriza ashobora kuba atabigwanya cyane, ariko ikintu Satani yanga umuntu yapfukamye asenga. Umubangamiye abazi ibiri buve mu gusenga akabigwanya hakiri kare. Dukeneye urubyiruko rusenga, dukeneye abapapa n'abamama basenga, dukwiriye kugira abanyamasenga. Urusengero rusengerwamo, urusengero rufite abanyamasengero, inzu y'abanyamasengesho. Hari igihe usura umuntu ukibaza ko ari bene inzu bayinyweramo inzoga, habaye ukumva nta Mana iba muri iyo nzu, kuko ba nyirayo batari abanyamasengesho. Kuko 40 izasoza izasiga bize gusenga cyangwa se nashaka mbabwire inyungu 10 ziva mu gusenga. Byifuzo birekaza kubisubizaho ari nawe turaza kubiganiraho usubiza. Nashaka kuvuga inyungu 10 ziva mu gusenga. Izo natekereje nawe ushobora kuzigira 20 cyangwa ukazigira 40 bitewe n'uko usenga. Gusenga ni nko guhumeka. Iyo niyo nyungu ya mbere. Iyo umuntu ahumeka asohora umwuka mubi akinjiza umwiza. Iyo dusenga dusohora ibigoye imitima yacu tukakira ihumure ry'Imana. Gusenga ni nko guhumeka. Hanyuma akantu nagira ngo mbabaze dutekerezeho, umuntu yahagarika guhumeka akabaho. Kimwe mu bintu bihenda kwa muganga, umuntu uhumekeshwa n'imashini, nibyo bintu bihenda ku isi. Gusenga ni nko guhumeka. Iyo umuntu ahumeka asohora umwuka mubi akinjiza umwiza. Dukwiye guhora dusenga. Icya kabiri, gusenga ni terapi. Bivura agahinda gakabije. Inkuru yasohotse ku Gihendo, ndatekereza ko abenshi bayibonye. Baravuze ngo
10 bagenda mu muhanda, abarenze babiri baba bafite agahinda gakabije. Nta murokore wari ukwiye guheranwa n'agahinda gakabije kuko gusenga ni therapy. Gusenga biraruhura. Gusenga iyo tubwiye Data, imitima iraruhuka, tugirirwa neza n'Imana. Gusenga ni ubuvuzi bwiza. Abasiyantifike bavuga ko iyo umuntu afite agahinda gakabije akwiye kuba afite umukanseri, afite ubwire akaruhuka. Kandi Imana ishimwe ko nabo Imana yabashyizeho, tukabona abantu tubwira tukaruhuka. Ariko ni byiza cyane nta kuzinukwa, niba ugarutse kumubwira intege nke zawe ntakubwira ngo ni guhora, nta gucira urubanza. Ni byiza ko twiga kumubwira. Nta murokore yari akwiye kugira agahinda gakabije, kuko Yesu akizihahamuka, akiza agahinda gakabije. Kandi ndabizi ko dufite ibibazo bitandukanye, dukwiye kwiga kubibwira Yesu. Icya gatatu, gusenga bikwiye guhinduka ubuzima nk'uko ifi iba mu mazi. Ahantu heza ifi yumva neza kuruta ahandi hose, kandi iyo ivuye mu mazi iba ipfuye. Gusenga bikwiye kuba ubuzima nk'uko ifi iba mu mazi, ukajya wumva neza iyo usenga. Bikwiye guhinduka ubuzima tubona. Icya kane, niyo nzira yonyine izana ubusabane bwacu n'Imana. Hari amagambo atatu mu Gifaransa bavugamo, bakavuga amitié na intimité. Hari urukundo, ubushuti n'ubushuti magara. Gusenga bizana ubusabane n'ugusenga. Rero iyo ngeze aha akenshi birambabaza, abantu twakomotseho bubatse ubusabane bwabo n'Imana. Wari uzi ko ushobora gukundana n'umugore wawe mutari inshuti? Wari uzi ko ushobora gukundana n'umugabo wawe mutari inshuti? Yagutwaye kuko agukunda birumvikana. Wari uzi ko ushobora gukundana n'abana bawe mutari inshuti n'abana bawe, bafite abandi bagisha inama? Twese Imana iradukunda, ntawe yanga, ariko abantu bari inshuti n'Imana ntabwo ari benshi. Yesu yagiraga abigishwa 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza, akagiramo 70 yahamagaye baramukurikira. Muri 70 akagiramo 12 basize byose. Muri 12 akagiramo 3 b'inshuti ze magara yitabaza byakomeye. Muri 3 akagiramo umwe aba mu gituza cye. Hari abantu bubatse ubusabane n'Imana. Abantu twakomotseho, natekereje Henoki yubatse ubusabane n'Imana, agendana n'Imana imyaka 300. Imana irangije ikora irenga yobora, imutwara mu ijuru adapfuye. Mu gihe twebwe twizerera ibirayi byo mu Ruhengeri, n'inzu yo kubamwo n'imodoka, ugahita wumva wakomeye. Hari abantu bubatse ubusabane n'Imana, Imana imujyana mu ijuru adapfuye. Kandi Imana yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa. Enoki ari mu ijuru yambaye umubiri kuko yubatse ubusabane. Enoki Imana yamuhishuriye ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba, abazimu bwe kubera ubusabane. Aburahamu Imana yaravuze ngo narimbura nte Sodomu ntabwiye inshuti yanjye magara Aburahamu. Mose, mu gihe cya Mose abantu bigeze barakaza Imana, iravuga ati ngiye kubica, wenza guhindura ishanga rikomeye. Aravuga atoya, urabizi ko turi inshuti, ndashaka gutanga igitekerezo. Nubica abanyegiputa bazavuga ko sitoke y'ibiryo yagushiranye, ubuze icyo bagaburira, urabica. Nta cubahiro ushaka cy'Imana. Imana iravuga ngo ndabizi. Nta migambi ya Satani dukwiye kuvuguruza, cyangwa se ni iby'Imana yavuze. Ibyo yavuze tubizi ko ari ukuri. Ezekiya yagiye, Imana yaramutumye hera kugira ngo ejo witegure ugiye kuzaba. Aravuga ati ndabizi ko turi inshuti, reka tubanze tubiganire. Nayo mu bushuti bwayo, uribuka ko Aburahamu yagiye kurimbura Sodomu, Yesu aramanuka agera ku 10. Kubera ubusabane Aburahamu yagirana n'Imana,
mbabazi zawe nyinshi ugira uzaharimbura. Yari kuvuga ngo hoya ntabwo naharimbura. Dukwiye kubaka ubusabane. Yosuwa yahagaritse umuzenguruko w'isi kubera ubusabane. Gusenga niyo nzira izana ubusabane bwacu n'Imana. Ntajye twebwe twizere amasengesho dusenga agaruka nayadukiriza igihugu, nayakiza Afurika, nayakiza byibuze umuryango washatsemo cyangwa washatsemo. Ubusabane ugirana n'Imana bungana gute? Mwari muzi ko iyo wasabanye n'Imana neza uba uritabaza ku gitereko cyayo, uba uri umunyu w'isi, uba uri umudugudu utabasha gutwikirwa, ufite agaciro gakomeye mu bwami bw'Imana. Ubusabane bwacu n'Imana bungana gute? Iyo dusenga 40 tuba twizerera iki? Iki turi gusaba Imana? Byibuze izihe mpinduka twazana mu gace turimo? Imana ifite inyota y'abantu bubaka ubusabane nayo. Mundebere nk'umugabo, uramutse ufite nk'umugabo akageza n'umufuka w'umuceri agashyiraho, akazana imyenda agashyiraho, akazana ibintu byose akabirundaho, ariko atamuha akanya ngo muganire, umuceri wagira agaciro? Igifite agaciro ni ubusabane ugirana n'uwo mubana. Dukwiye kubaka ubusabane. Gusenga niyo nzira izana ubusabane bwacu n'Imana. Hanyuma ubundi buryo gusenga tugeze ku cya gatanu muri bya migisha 10 cyangwa se nababwiye inyungu ziva mu gusenga. Gusenga ni inzira Imana ikoresha tugezaho imigisha. Umugisha wa mbere ni uw'agakiza, ndatekereza ko abenshi hano twawuhawe, ariko n'indi migisha yose izava kuko watonye ku Mana. Isirayeli ibi bintu irabizi. Nubwo bafite ingabo zikomeye, nubwo ari abahanga mu bintu byinshi ku isi, bagira abanyamasengesho basenga bakabihemberwa. Bagira abanyamasengesho basenga ku manywa na nijoro. Nagiye mbona ibyumba byabo byinshi, babaho basenga gusa nta kindi bakora. Umuyahudi yaratubwiye ngo iri ni ryo banga ribesheje Abisirayeli, niryo rituma tuba ba mbere mu byose. Igihe tuzubaka igicaniro cyo gusenga, tuzagaba amashami mu bintu byinshi kuko dusabana n'Imana mu gusenga. Gusenga niyo nzira ituma Isirayeli ihabwa umugisha mu bice byose. Hanyuma ikindi, gusenga nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Nibwo buryo buhanitse bwo kurwana intambara. Yigeze gutuma muri Ezekiel aramubwira ati uzagutera, hanyuma igihugu cyawe bakigarurire nk'uko nabigenje ibindi. Barangije baraza bakora ikosa, bavuga mu rurimi abaturage bose. Baravuga ati ariko mwari mukwiye kuvuga mu rurimi rw'iwanyu, twebwe turabumva, ariko abaturage mukareka kuba duteza. Ingabo zacu bwinshi zifite, ziramutse zishatse no kuyora umukungugu, buri wese ntiyabona ubuzuje. Bakandagiye mu mazi yanyu, amazi yanyu, imigezi yanyu, Ezekiel yumvise ahita amenya wahita arazamuka agera n'Imana arapfa. Agipfukama umuhanuzi araza aravuga ngo ntabwo azagera hano, uyu mwami ntazagera muri iki gihugu, nta nubwo azaharasa umwambi. None aha mpinduye ibintu. Gusenga guhindura ibintu mwabarokore mwe. Imana ngo yahise ihindura umutima we, ngo arataha. Ageze iwe abahungu be bamwicisha inkota. Umumarayika umwe anyura mu ngabo ze aho ziri mu butayu, hapfa ingabo 280. Ntabwo uwo musirikare umumarayika ntabwo yagwaye, yarahanyuze gusa. Nahoze ntekereza Yesu ari Getsemani yaravuze ngo iyo nshaka bangwanirira ngo nari guhamagara legiyoni 12. Niba marayika umwe unyura ahantu hagapfa ingabo 280, iyo haza legiyoni 12 ese yari kubabura. Uburyo buhanitse bwo kurwana
ibyo byose ibyo mvuze byose ntabwo ari byiza. Kujya mu rukiko ni byiza iyo warenganye, ariko gerageza urebe ko uburyo bwa mbere wakoresheje ari uburyo bwiza. Ubanze gusenga byibuze, kurikira Imana ikibazo ufite, uburyo buhanitse bwo kurwanya intambara mu gusenga. Hanyuma ikindi, muribuka ko Esiteri yahuye n'ikibazo cya jenoside yari igiye gukorerwa Abayahudi mu bihumbi 120. Amenya ko iyo ntambara uburyo gusa bwiza yayirwanamo ari uburyo gusenga. Asenga iminsi 3, arangije araza ajya kureba umwami amutura Imana yahise ihinduka, igirira neza Moridekayi iramuzamura, Abayuda baratabawe. Kugeza uyu munsi hashize imyaka 3,000 Isirayeli iracizihiza umunsi mukuru wa Esiteri, bibuka ko yakijije Abayahudi bari bagiye gupfa. Gusenga kwawe gushobora kuzana impinduka mu binyejana byinshi bizakurikirana. Gusenga nibwo buryo bwiza buhanitse bwo kurwanya intambara. Hanyuma ikindi, gusenga bisiga umurage cyangwa bitegura indi generasiyo izagukurikiraho kugera ku bisekuru byinshi. Yesu asengera abigishwa muri Yohana 17, yaravuze ngo sinsengeye aba gusa, nsengeye n'abazakurikiraho, abazizera ku bwabo. Isengesho ry'umukiranutsi riba riri valable imyaka irenze 300, rigikora nk'aho risenga ku mwanya. Ku munyamasengesho ubikora utabivuga gusa usenga, isengesho riba rifite agaciro karenze imyaka 300. Nibyo Pawulo yasenze riracakora, nayo Yesu yasenze kiriya gihe aracakora, yizera agakora ntaso. Kera gusengera mu misozi bicemewe, nagiye gusengera ahantu ahurira n'umuntu abantu bategereje urubyaro, amaze imyaka nka 16 cyangwa 18, aramubona arasenga gira isoni, yaravuze ngo Mana sengeye ibisekuru 5 bizamukomokaho, ntihazabemo umurozi, ntihazabemo umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzatwika ikinyenda. Ndamureba ndibaza ndakijijwe, singijijwe, sinasengera abagore babo, sinasengera we yizera imyaka 500 kandi ntarabona umwana. Ntabwo twabuze ibyo dusengera, gusenga bitegura generasiyo izakurikira. Ugasenga ukumva waramagisimije gusengera abazagukomokaho n'abuzukuru n'abuzukuruza, ukababikiriza mu ijuru amasengesho. Yewe n'igihe uzumva udashaka gusenga, nabwo uzasenge, Imana izayagutabaza ikindi gihe wenda uri mu ntege nke, cyangwa izayatabaza abawe. Gusenga bitegura umurage, bitanga umurage. Hanyuma ikindi, gusenga bishobora gukura abantu mu bunyage. Daniel yasenze afite imyaka, kuva afite nako yabitangiye ari umwana, ariko ahantu Bibiliya igaragaza gusenga yari afite imyaka 16. Nicyo gihe bagiye ibaho, yarasenze imyaka 70 asenga ku manywa na nijoro, kugeza igihe yasomye mu bitabo amenya ko igihe cyo kuva mu bunyage cyageze. Hari abantu babiri bahishuriwe ibintu bikomeye, ni Daniel na Yohana yanditse ibyahishuwe, bose babikomora mu gusenga. Hanyuma imyaka tumaze dusenga, imyaka tumaze dusenga, ni ikihe kintu cyavuye muri uko gusenga twavuga cyakura abantu mu bunyage?
tubare twari dufunze, ariko Bralirwa yarungutse ku kigero giteye ubwoba. Ukibaza ko tubare dufunze zanywewe n'abantu, zanywereweho. Ikindi, mu Rwanda ko abantu barenze 80% basenga, zanywewe nande? Turebe ikibazo dufite. Iyo urebye abakobwa batwara inda zitejwe uko bangana, iyo mibare ukuntu iteye ubwoba, ntabwo tubona ubunyage dufite. Ni bande bazakemura ibyo bibazo? N'abantu bashobora gusengana umwete, bagasenga ubudasiba, nibo bazakemura ibyo bibazo. Ubutinganyi buriho buriyongera ku kigero giteye ubwoba, ntacyo bitubwiye. Ariko nta n'uwaturenganya. Twakuye muri individualisme, ya yindi wanyu mufite utuyenzi twanyu n'agasekuru kanyu n'imyugariro yanyu n'amakuru kanyu. Ibyo bintu bituma umutima utaguka, mugira umutima ukwigwamo abantu. Niyo usenga ibigaruka kuri wowe. Nahoze ntekereza kare Dawidi ku myaka 16 ajya kurwana na Goliyati, yaravuze ngo uyu munsi ngiye kuguca umutwe, isi yose iramenya ko Uwiteka adakirisha amaboko ahubwo akirisha imbaraga zawe. Dawidi ku myaka 16 yari afite umutima wagutse kwiva mu isi yose, yashaka ko Imana imenyekana ku isi yose. Wowe ufite imyaka irenze 16, Imana ntiramenyekana naho washatse cyangwa aho washaka, ntiramenyekana aho ucururiza, ntiramenyekana mu kazi ukora, yewe n'umukozi wo mu gikoni wawe ntaramenyekana wawe. Dukwiye gusenga tukagira imitima yawe kwigomwa abantu. Nibyo bizakura abantu bari mu bunyage bw'ibyaha. Bijya bimuhangaza gushunga iyo umuntu amaze umwaka mu rusengero ataraza n'undi kuri Yesu. Ukiyongeza uwa kabiri, uwa gatatu, uterana ugataha. Niba warageze hano Yesu akakuruhura kuko utavuga inkuru nziza abandi bakaruhura. Nta nubwo bisaba ngo umuntu umuvuga butumwa nka mushumba wanyu. Oya, koresha stati yawe ubwiriza abantu ko Yesu abakuru. Byibuze ubabwira ko hano hari amasengesho byibuze. Urebe ibintu abantu bapostinga ukabareba, ubona ntibazi icyo baremye. Gusenga bituma abantu bari mu bunyage bava mu bunyage. Hanyuma gusenga, tugeze ku cya 9, gusenga bikura abantu mu bibohora imbohe. Herode yishe Yakobo, ngo abonye ko binejeje Abayuda, yongeza Petero. Yamenya ko ari abanyamasengesho, ngo bahita bijya mu cyumba barapfukama, ngo barasenga, ngo aho basengeye haranyeganyega. Anyeganyeze, marayika amanuka muri gereza aramubwira ngo Petero, ambara imyenda yawe unkurikire, kamera babyanze ntabwo uri. Baramukurikira, ngo barenga urugi rwa mbere n'urwa kabiri barakomeza. Petero batekereza ngo ni ibyo arimo gukora. Amusiga ku gasozi marayika, ngo imbeho imukubise, asa nk'uvuye mu bitotsi, aravuga turabizi, Imana yantabaye, Imana inkijije amaboko ya Herode. N'Abayuda bari bazi ko ejo bazaseka, ntibagisetse, Imana yanjye n'umutabazi. Ahita ajya kuri bahabera basenga. Gusenga ni kuko nyine gusenga hari ibintu twakwanga ariko byaha. Itorero ryahawe ubutware, ryahawe ubushobozi. Yesu yabwiye Petero ngo icyo muzakingirana mu isi no mu ijuru muzagikingurana, n'icyo muzakingurira nacyo bazagikingura. Gusenga ushobora kubohora. Ntabwo navuga imbohe mu buryo butandukanye, abantu benshi babaye imbohe z'ibintu bitandukanye. Herode yatumazeho abantu, ndavuga Herode Satani atwara abantu mu byaha. Dukwiriye abanyamasengesho babasha kubohora imbohe. Hanyuma ikindi, gusenga bizana igikundiro. Gusenga bizana igikundiro. Nehemiya yumvisha amakuru mabi ko iwabo hasenyutse, n'uruzitiro rwasenyutse, n'ibituro bya sekuruza bikaba nabyo barabisenye. Mwibuke ko kuri Isirayeli uruzitiro rusobanuye umutekano, rusobanuye agaciro, rusobanuye imbaraga, rusobanuye ibintu byinshi kuri bo. Abyumvise barababara, kandi yari afite akazi keza cyane.
umwami aramureba aramubwira ngo ndabona ubabaye, kandi kubabara kwawe si uburwayi, bwira icyabaye. Byari automatikima yagomba guhita apfa. Ngo yanga kubwira umwami ikimubabaje, ngo ajya gufata igihe cyo gusenga. Asenze, Imana imuha igikundiro imbere y'umwami. Igihe yabwiye umwami ikimubabaje, umwami yamusinyiye konje, amuha urupapuro ese amuha n'urupapuro azereka abayobozi b'ibiti iwabo ishyamba, abayobozi ba leta b'icyo gihe bari bahari, bazamuha ibiti bazakoresha byose kugeza inyubako gusenga bizana igikundiro. Uzamenya ko impinduka ziva ku mabi. Ubu urabizi neza kutabura akazi ukurikije umuryango uvukamo. Ushobora kwandika jeroneri, inkweto zigahengama. Umuntu utaragira amanota menshi mu ishuri yapfukamye akagira igikundiro ku Mana, Imana ikamusubiza itaragusubiza. Ibintu by'abanyamasengesho bizarangira neza. Niba ari umuntu ukwiye kubahwa mu munyamasengesho kuko aratungurana. Ushobora gusanga uyu munsi bitagenda, ejo bikaba bigenda neza cyane. Rero ndavuga inyungu 10 ziva mu gusenga. Hanyuma Yesu yari umunyamasengesho. Ntangira nababwiye ngo gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Gusenga barabikora. Mu rusengero abantu bakunda gatutsi. Hano abantu barahagwanira, barahakunda. Kubera ko nyine bituma umuntu wese agaragara. Ariko abanyamasengesho n'abantu batagaragara, kandi nibo babeshejeho isi. Yibuka rimwe na rimwe ahantu Nyamagabe cyangwa Rusizi sinibu, turimo gusenga ahantu, umukecuru numva aravuze ngo dusenge, Imana inyeretse impanuka y'indege muri Malezi. Ndavangirwa rero umukecuru ntaragera mu ndege, ntaragera ikibazo usibye kwibonesha mu kirere, na Malezi ntaza kwiba. Aravuga ngo dusenge impanuka y'indege muri Malezi. Impinduka muri Malezi n'ikigarata hasi. Ubundi kugira ngo tunywe amazi haba amatiyo azana amazi mu butaka, impombo, hakabaho n'amarobine tuvomaho. Buri igifite agaciro ni ikihe? Desire yahagaze hanabwiriza ni robine gusa. Abaririmbyi baririmba hano n'amarobine tuvomaho, ariko hari amatiyo atazigera agaragara. Ayo matiyo niyo atugezaho amazi. Rero nk'amatiyo yigaragambije kavuga ati ariko aho twabereye mu butaka ntawe uduha icyubahiro, ntawe utureba, ariko turashaka kujya hejuru. Uwo munsi twanywa amazi. Gusenga umurimo ntawe uzakubwira ngo wakoze, ariko Imana usenga yabizi ko urimo gukora, ari wowe ubeshejeho itorero, ubeshejeho igihugu. Impamvu hataba impanuka nyinshi mu muhanda, yego dufite polisi ikora neza pe, iragerageza ku rwego mpuzamahanga, ariko harabarira barara bamanitse amaboko batagira imodoka, basengera imihanda ngo itungane, impanuka zigabanuke. Hari abantu atakindi bashinzwe, barara basenga kugira ngo abantu ubugome bubavemo, igihugu kimere neza. Bafatanya n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu dufite, yego, ariko harabera basenga. Dukwiye gukora icyo dushinzwe gukora. Itorero nico ryabereyeho gusenga. Yesu yasenga kubera impamvu ebyiri. Ntaravuga izo mpamvu ebyiri, nagira ngo mbanze mbabwire ko Yesu yaravutse, yego, abaho imyaka 30, atangira umurimo, ariko umunsi yaragiye kubatiza, umunsi yabatizwa nibwo Imana yamumuritse kugaragara. Ijwi ryavugiye mu ijuru, murabizi ko umwuka yamujeho ku bitugu afite ishusho y'inuma. Hanyuma ijwi rivugira mu ijuru yavuga ngo uyu ni wo mwana wanjye nkunda,
hagati y'amasaha 3 n'4 buri mu rukerera. Yasenga kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, yajyaga gusinyisha, kuvivuza niba ibyo yakoze ubushize byari ubushake bw'Imana. Ushobora kuvunika udakora ubushake bw'Imana, ushobora gukora imirimo myinshi. Marita yaravunitse yakira Yesu, Mariya we yicara ku birenge. Hanyuma igihe Marita yamuzaho yarakaye yenda amasaha agiye, Yesu yaramubwiye ngo Marita, Marita, wivunye, wigoye, waruhijwe n'ubusa. Uyu we yahisemo umugabane atazapfa. Mwibuke ko Yesu yari hafi kubamba. Hari igihe tuvunika ugafata ibintu byose, waremewe gukora ibintu byose, waremewe gukora iby'ingenzi mu bwami bw'Imana, waremewe gukora ibikwiriye mu bwami bw'Imana. Hari igihe tuvunika tugakora byinshi byose tutashobora kubirangiza, tugahorana agahinda gakabije, tugahora twanduranya, ntibigenda, ntibanyitaho, ntibambona, kuko batazi ko mvunika. Ibyo ukora nibyo bikwiriye mu bwami bw'Imana. Yego, ibyo ukora ni byiza, ariko nanone ukwiye kubikora wabisengeye. Yesu yajyaga kurebesha niba yakoze ubushake bw'Imana. Icya kabiri, yajyaga gusenga kugira ngo yambare imbaraga azakoresha buri. Akenshi dutanga siyansi, zikiza. Si igipindi dutera abantu ngo bamare kabiri. Ibi bintu biri mu imbaraga zikiza. Ubigize ubuzima bwawe bwahinduka. Uzabona umusaruro uva mu gusenga igihe cyose. Natangajwe n'ukuntu kariya karere iyo gakonje kaba munsi ya 0, iyo hashushe harenza dogere 50. Yesu nta joro na rimwe yigeze asiba. Yesu ntiyabivugaga, yarabikoraga. N'igihe yigisha bigishwa gusenga, yari gusenga. Nanjye wowe imbaraga ukoresha uzikura. Ndebere nkatanga hacometseho ibintu byinshi. Hari n'abana, hari akazi, hari. Hanyuma aho winjirizaho ufite umwanya wo kwinjiza no gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, usabane n'Imana. Ufite umwanya kandi bikonsoma hano byo ntibigabanuka. Uzagumya wera imbuto, uzagumya ujere wawe, uzagumya gukora bya bindi byose. None agize kabiri, iyo umuntu asohora ibiruti byo yinjiza ababikura. Odite ije yayikira usohora ibiruti byo yinjiza uba wiba. None abana baha imbaraga huye ko nako kubaka mu bice bitatu n'ubugingo n'umubiri. Iyo uririmba, iyo ubwiriza, utanga ibyo ukuye. Utanga ubugingo wakuye ku Mana gusenga, cyangwa se utanga amahane gusa. Ibitarakijije nta wundi muntu byakiza. Impamvu byinshi bidahindura abo tumubwira, kuko natwe bitaduhindura. Turamutse dutanze ibikwiriye mu bwami bw'Imana, abantu bahinduka kuko natwe twarahindutse. Ibyo dutanga ni ubuzima. Yesu ntiyatanga teori, yatanga ubuzima. Yohana 10:10 haravuga ngo Satani azanywe no kwiba, kwica no kurimbura, ariko we atanga ubugingo kandi bwinshi.